Haleluya, 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 amen. Haleluya, 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 amen. Inshuti zanjye bene data rero, mbanje kubasuhuza. Twajyaga duhurira ahantu hatandukanye, mu kazi gatandukanye, ku nsengero zitandukanye, ariko uno munsi noneho nifuje kubafungurira cano tuzajya duhuriraho, tukajya tuganira ku ijambo ry'Imana, tukajya mumpa ibitekerezo, mukajya munyungura, mukajya mbese mungira inama, mumfasha, tugahugurana kuri urugendo rugana mu ijuru, kuko nanjye ubu mureba imbere yanyu ndi umwe mu bagenzi bagana mu ijuru. Amazina yanjye rero nkaba nitwa Hitimana Disimasi. Ntangiye turirimba ako karirimbo ko guhimbaza Imana, turirimba ako karirimbo ko gusingiza Imana, cyangwa se ako karirimbo n'ukuri kajya kamfasha. Bene data rero, nkuko mbibabwiye, yicano mbahaye uyu murongo mbafunguriye, ni umurongo wo kujya twana ku ijambo ry'Imana, tukajya twungurana ibitekerezo. Gusa icyo ngusaba ni iki? Icyo ngusaba ni ugukurikira ibiganiro tuzajya twitisha kuri uyu murongo, kandi mukama n'ibitekerezo, ariko kandi ugasangiza na bene data, kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana, kuko tugeze mu minsi igoye, iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, iminsi uruhije umugenzi wo mu ijuru, iminsi abantu barangaye. Ariko ku bwoko bw'Imana, ku bantu b'Imana, ndagira ngo tujye duhurira kuri uyu murongo, tuganire, duhane ibitekerezo. Ujye ukora gusa subscribe kugira ngo ujye ukunda kubona cyane ibiganiro bita kuri uyu murongo. Uyu munsi wa none rero nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana, cyane cyane ntabwo ari byo uzibanda kuri uyu murongo nyine, nzifashisha n'abavandimwe muri Kristo Yesu. Gusa kandi mbibutse ko nanone iyi cano atari idini, ahubwo ni iyitorero. Itorero bishatse kuvuga umugenzi ujya mu ijuru. Ni ya buri wese rero wihaniye ibyaha, ni ya buri wese ushaka kujya mu bwami bwo mu ijuru. Nari mvuze ngo rero tuzifashisha abantu batandukanye basobanukiwe iby'Imana, tujye duhugurana, tujye tujya inama, tujye dufatikanyiriza hamwe kubaka umurimo w'Imana. Murakoze cyane rero, reka dusenge Imana, n'ubundi twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru, Mana yo kwizerwa, Mana ikomeye, tugushimiye ko warinze Abanyarwanda, tugushimiye ko warinze abantu bose mu gihugu cy'u Rwanda, tugushimiye ko warinze n'abakiriho ku ino si. Wagize neza, ushimwe kandi wabwe icyubahiro. Erega Mana, imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Uhora utwihanganira kugira ngo hatajyana n'umwurimbuka. Ntabwo ushaka ko twarimbuka, Mwami Imana yacu, kuko uradukunda. Waremye utanga Yesu Kristo, aza mu ino si, arabambwa, twese turabamburwa. Wagize neza Kristo, niyo mpamvu nkwingize kugira ngo iyi saha Mwami, tugiye kurambura ibyanditswe byera, umanukire kwigisha ubwoko bwawe. Abumva Ikinyarwanda bose ndabasengeye, abari mu mahanga nabo bumva Ikinyarwanda ndabasengeye, ababasha kumva Ikinyarwanda rwose ndabasengeye, kugira ngo ubahe kumva no kumvira, kuko bumva bakumvira nibo bazarya ibyiza byo mu gihugu. Urakoze, tubisabye kubikoze. Gusa dusengeye n'uyu murongo wa cano kugira ngo ukomeze kuwagura, Mwami Imana yacu, kandi abazawumvaho ibyiza bose, abazumvaho ijambo ryawe bose, bazabashe gukizwa, bazabashe kugera mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Urakoze Mwami Uwiteka, urakoze kubyumvishe. Tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, tubigusabye, amen. Iyi cano rero ntabwo nababwiye izina ryayo, ariko iyi cano ifite izina, yitwa Haleluya Amina TV1. Haleluya Amina TV1. Ubwo nubishaka uzajya ugenda wandike ijambo Haleluya Amina TV1, bizajya uhita ubona nyine umurongo, uhite ukomeza gukurikirana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, rifite intego ivuga ngo gushaka Uwiteka. Uri bumbaza uti se Uwiteka ndamushaka he, ndamukura hehe? Ariko Uwiteka, Yesu Uwiteka arafatika. Uwiteka ariho, kuko niwe waremye umuntu. Ni ukuvuga ngo ni Uwiteka nyirimwe mu izina ry'Imana nyine, niwe waremye umuntu, niwe waturemye, niwe watumye tubaho, ndetse n'ibi byose tubona Uwiteka niwe wabiremye. Ariko intego y'ijambo ry'uno munsi iravuga ngo dushake Uwiteka. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho
55. Kadusome ngizina rya Yesu. Yesaya 50, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 55, turasoma umurongo wa 6. Dukomeze hepfo gato. Haranditse ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu sizihwanye n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Imana yacu tugiriye neza. Uyu Yesaya yari arimo arabwira ubwoko bw'Imana bwari bwarataye Uwiteka. Uri buze kumbaza uti se nimushaka Uwiteka dushaka azatumarira iki? Ikibazo isi ifite mwino minsi, ikibazo abantu mwino minsi bafite, nuko badafite Imana mu mitima yabo. Mwino minsi n'uwitegereza uri buze kureba usanga imiryango myinshi yasenyutse, uri buze gusanga ingo nyinshi zasenyutse, uri buze gusanga urubyiruko rwinshi rwataye umurongo, uri buze gusanga abantu bayoboye mu biyobyabwenge. Ariko bene data, nanjye ubabwira ibi, ndi umwe mu bagenzi bajya mu ijuru. Imana yangiriye neza, impagakiza nkiri mutoya, ariko iyo nitegereje urubyiruko mwino minsi sanga rufite ibibazo bikomeye. Ngaho ibiyobyabwenge, ngaho urumogi, ngaho za suruduwire, ngaho ibintu bitandukanye bipfuye, ubusambanyi n'ibindi. Bene data, impamvu y'ibyo ngibyo nuko abantu batafite Uwiteka, nuko abantu baretse kumvira Imana, nuko abantu baretse Uwiteka. Bene data, nshuti zanjye mukurikiye channel nababwiye yitwa Haleluya Amina TV1, ndagira ngo mbabwire ngo mushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Uri buze kumbaza ati hari igihe atabonwa? Bene data, burya iyo umuntu yapfuye, iyo umuntu yashize mu mwuka, iyo umuntu atagihumeka, ntago washaka Uwiteka ubikunde. Bamwe bigishijwe nabi, babwirwa ko umuntu yapfuye hari ukuntu bamuvugira amasengesho akaba yazajya mu ijuru. Mbakuriye inzira ku murima, ntago umuntu yapfuye niyo wasenga amasengesho y'iminsi 100 ngahe, ntago ashobora kubabarirwa. Umuntu ababarirwa akiri muzima, umuntu ababarirwa akibasha kwitekerezaho, akibasha kugenzura imikorere ye, akibasha gusubiza umutima inyuma, akihana nyine. Ubundi iyo umuntu yapfuye bene data biba birangiye, ntago bashobora gushaka Uwiteka ngo bikunde. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze. Haleluya. Ndagira ngo wowe nkurikiranye, haba aka kanya cyangwa se mu minsi iri imbere, ukwiriye kureka ibyaha byawe. Uri buze kumbaza si ibyaha ni ibiki ko ntanabizi, kuko birashoboka ko impamvu utari mu gukizwa ari na mpamvu twabafunguriye umurongo wa channel, nuko udasobanukiwe, nuko utazi kwihana icyo ari cyo. Niyo mpamvu twagufunguriye umurongo kugira ngo usobanukirwe, kugira ngo ukurikirane neza, kugira ngo mu minsi iri imbere ubashe gufata umwanzuro ukizwe. Ubundi kwihana kuzanwa no kumva bene data. Niyo mpamvu ngushishikariza kugira ngo ujye ugerageza gukurikirana ibikoranabuhanga. Mwino minsi abantu bararangaye, urimo gusanga abantu barangariye mu matelefone adafite gahunda. Uri muri za pornography, uri mu biganiro bipfuye, uri mu ndirimbo zipfuye, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo biri mu bintu bibabaza Imana. Ugasanga we papa w'umwana urangariye muri televiziyo, urimo kureba amashusho y'urukozasoni. Umwana bakakubaza ati papa, uriya mukobwa ko ndeba arimo gusoma uriya muhungu buriya ari mu biki? Ukabura icyo umubwira. Kandi umwana wawe ubwo nawe urimo kumurera nabi, urimo kumwanduza, urimo kumwangiza. Kandi ubundi umwana ni umukiranutsi. Ndashaka ko rero mukurikire ibiganiro by'ukuri bidapfuye, bitarimo abadayimoni, bitarimo abazimu. Ati umwana wawe yasambana ngo yabikuye hehe? Kandi wari wowe wabimwigishije. Bene data rero munkurikiranye, ndagira ngo uyu munsi wa none dufate umwanzuro, dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Kuko barimo kuboneka, ndetse aracyahagaze ku rugi, aracyategereje.
we wowe utera intambwe nke cyane, utera intambwe imwe, Imana igatera intambwe nyinshi cyane, igatera 99. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha ntareke ingeso ze. Bene data bamenye Kristo, mwebwe ndabibutsa ko agakiza katwegereye kurusha igihe twizereye. Agakiza karatwegereye kubera iki? Ibimenyetso bigaragaza kuruka kwa Kristo, bigaragaza ko umugeni agiye kwitahira, biragaragara. Ngize intambara, ngize inzara, ngiye imitigito, ngibyo irwara by'ibyorezo bya Ebola, bya corona, byaki byose. Icyo mutareba se ni igiki? Icyo mutabonye se ni igiki? Turasabwa kuba maso. Mu kanya gati impanda yavuga, cyangwa se nitanavuga, urupfu rushobora kuza. Ruje se rwasanga ufite Uwiteka mu mutima wawe. Nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, mumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Imana yacu itugirire neza. Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Uwiteka n'umubyeyi mwiza. Naho umwana wawe yacumura ate, naho umwana wawe yaguhemukira ate, mwibuke umwana w'icyaro uko byagenze. Mwibuke umwana w'icyaro ukuntu byagenze, nubwo yafashe imitungo yakayangiza, akayipfusha ubusa muri rusange, akayijyana mu ndaya, ariko agarutse ise yamugiriye ibambe. Haleluya. Nawe Uwiteka abasha kukugirira ibambe uyu munsi, niwemera ukihana, niwemera ugakizwa, niwemera ugaca bugufi, niwemera ukareka ubusinzi, niwemera ukareka ubusambanyi, niwemera ukareka ubujura, niwemera ukareka kujya mu biyobyabwenge, ukajya gusenya ingo z'abandi ukabireka, n'ibindi byinshi cyane. Umwuka agenda, umwuka wera agenda akumurikira. Imana yacu rero itugirire neza, kandi mukomeze kumva icyo Uwiteka dushakaho. Ariko iki ni igihe bene data cyo gushaka Uwiteka. Abantu benshi bararangaye rwose, abantu benshi bari mu bibazo bikomeye, bari mu ntambara zikomeye, bari za divorce zaciye ibintu. Ariko impamvu izo divorce nuko mwanze kwakira Uwiteka Imana yanyu. Muzi kuntu Uwiteka agira neza. Uwiteka abasha kubaka urugo rw'umuntu, Uwiteka abasha kukugurira abana, Uwiteka abasha kukuyobora urugo, abasha kuguha ibyo kurya, abasha kuguha imyambaro, Uwiteka abasha kuguha akazi. Ahari impamvu akazi karimo kubura nuko utakiriye Uwiteka. Ndagira ngo uyu munsi ugerageze Imana, umanike ikiganza, ugire icyifuzo wabwira Imana. Ariko mbere ya byose urabanza uyakire mu mutima wawe. Mbere ya byose urabanza uyakire mu mutima wawe, kuko kugira ngo ugire aderesi, ubundi banze kuntu igukorera umugisha. Njyewe babwira ibi mfite akanya kanini, tuzagenda tuganira ibintu bitandukanye. Nzabaha ubuhamya ukuntu Imana yangiriye neza, ukuntu Imana yampaye umugisha, ukuntu Imana yampaye kuba muri Kigali ari ngiye gutaha, ukuntu Imana yampaye akazi, ukuntu Imana yampaye ibintu bitandukanye, ikangaburira abana. Umujye mu ndeba, mfite abana 5, ajya n'umudamu, kandi si ukubabeshya. Abana banjye bameze neza, Imana irabagaburira, Imana irabambika, Imana ibahamenyera ivare, ibintu bikaba uburyoshye, ibintu bikagenda neza. Imana rero ibaho umugisha. Reka twongere dusoma andi magambo. Dusoma mu rwandiko rw'Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Intego y'iri jambo nababwiye ni ugushaka Uwiteka. Abefeso ibice byabo 5, turasoma n'umurongo wa 8. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byabo 5, umurongo wa 8 tugeze wa 13. Haranditse ngo kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose, no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Ntimukifatanye n'imirimo y'abo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Imana yacu itugirire neza. Iyo umaze kwakira Imana mu mutima wawe, ntabwo ari ukugenda ngo wiryamire. Iyo umaze kwakira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ntabwo ari ukugenda ngo wisinzirire, ahubwo ni ukugerageza ugashyira mu bikorwa icyo ijambo ryayo rigusaba. Hano rero Pawulo ahugura Abefeso, arababwira ati noneho bene data,
mugere mushakashake iby'umwami wacu ashima. Ni ibiki umwami wacu ashima? Umwami wacu ashima kubana neza, umugabo akabana n'umugore neza, ababyeyi bakabana n'abana neza, abana bakubaha ababyeyi babo neza, umuturage akubaha umuyobozi umuyobora, ibintu byose bikagenda neza. Ibyo ngibyo niyo mirimo ishimwa n'Imana. Haleluya! Imana yacu ikomeze itugirire neza. Ndabasaba ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Ntabwo umwami ashima kumuzanira amaturo menshi udakiranuka, wenda wavanye no mu bujura. Ntabwo umwami ashima kugera uva mu kabari wasinze ugakubita umugore wawe cyangwa ugakubita umugabo wawe. Ibyo si byo umwami ashima. Ntabwo umwami ashima ko wakwambura abantu amafaranga yabo wabateze nijoro n'ibindi. Oya, ahubwo Imana ishima ko ukwiriye kugira urukundo, ukwiriye kugira kwihangana, ukagira ingeso nziza, ukabana n'abaturanyi neza, ukabana n'abavandimwe neza. Aho ngaho niho umugisha uturuka. Imana yacu itugirire neza. Bene data mukurikiranye iyi channel yacu yitwa Haleluya Amina TV 1, ndabashishikariza gukomeza gushaka Uwiteka, kuko turacyari ku rugamba, turacyari mu isi, turacyari muzima. Wowe ugihumeka urashishikarizwa kugumya gushaka Uwiteka. Tugeze mu minsi ya nyuma, Pawulo yavuze nkuko bajya biririmba, y'ubuhenebere buteye ubwoba. Ubuhenebere buteye ubwoba. Igihe abantu bazaba bikunda, birarira, bangana, bicana, badakunda n'abera, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Icyo nicyo gihe bene data tugezemo, ariko turasabwa kuba maso, tugasenga, Imana ikatuzuza Roho Mutagatifu, cyangwa se ikatuzuza umwuka wera mu matorero y'umwuka nyine. Cyangwa se uzafite umwuka wera ntabwo uzabasha kuba mu gihe tugezemo. N'iki gihe tugezemo ni igihe kigoye, igihe kiruhanyije, igihe abantu babuze ubwenge, igihe abantu babuze guca bugufi, igihe abantu babuze kwihangana, igihe imiryango isenyutse. Ariko ndagusaba mwene data ngo ushake Uwiteka aza kubakira urugo, ushaka Uwiteka aza guha akazi, ushaka Uwiteka aza guha abana bazima, ushaka Uwiteka aza guha urubyaro, kuko Uwiteka ashoboye byose iyo umwizeye. Ndagira ngo twe gutinda rero dusoze dusoma ijambo ry'Imana, dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo. Reka dusoreze muri Matayo niturangiza dusenge Imana. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice byaho turasoma ibice 6. Turasoma ibice 6 n'umurongo wa 31 tugeze kuri 33. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa se tuzanywa iki, cyangwa se tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi se wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niko ibyo byose muzabyongererwa. Imana yacu itugirire neza. Hano turasabwa ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Abantu benshi bahibikaniye gushaka amazu, abantu benshi bahibikaniye gushaka amaperimi, abantu benshi bahibikaniye gushaka imyambaro myiza, ariko ntabwo mushobora kubibona. Ahubwo mwebwe mubanze mushake Imana mu mitima yanyu, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Bese banze hige gukiranuka, banze ushakashaka icyo umwami ashima, banze hige gukiranuka bene data, nibwo Imana iraguha byose. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo byose mushaka muzabibona. Ariko kubyiruka udafite Kristo, kuko iby'isi tuzabisiga mu isi, iby'isi bizasigara mu isi ko byagenda kose. Igikomeye n'ubugingo, uyu mwuka tuvugisha niwe uzabazwa byinshi. Niwe ukwiriye gushakira ibyiza, niwe ukwiriye gushakira amazu meza, kuko Yesu yagiye kudutegurira mu gihugu cyo mu ijuru aho tuzaba. Yagiye kutwubakira amazu atazashira, atagira ukwasa, afite ubwiza budasanzwe. Imana yacu rero tugiriye neza bene data. Ndumva nshoje mbasaba ko baza mugashaka ubwami bw'Imana. Ntabwo ari ngombwa ko wiganyira ngo ejo nzabaho ne, ngo ejo nzarya iki. Uwiteka azi ibigukwiriye. Murakoze rero, murakoze kumva iri jambo ry'Imana. Ndumva twasenga Imana, mbashishikariza iri jambo kurisangiza abandi, ndetse ukora na subscribe kugira ngo
ujye uhora ubona ibi biganiro tukoherereza kandi nk'uko nabivuze ujye utanga n'ibitekerezo, ujye utanga n'inyunganizi, ujye utanga inama. Hepfo aho ngaho hari ahantu uba ugomba kwandika komenti ukavuga uti iri jambo ryamfashije, cyangwa se umukozi w'Imana ukwiriye kongeramo ibi, ukwiriye kugenza gutyo. Ariko ijambo ry'Imana ryo ni ubuhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana ntirijya ryongerwaho, ijambo ry'Imana ntirijya riba ritoya, ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, ijambo ry'Imana ni nkota ikomeye, ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwinshi. Imana yacu itugire neza. None se mwene data ukurikiranira iyi channel Haleluya Amina TV 1, urumva hari icyo tubashiye gutoramo, hari icyo tubashiye gukuramo? Ese urumva Uwiteka wari umufite? Ese ibyo byaha byose twagiye tuvuga, ese usanze hari ibyo wakoraga? Manika ikiganza cyawe tugusengere, dufatikanye gusenga kugira ngo Imana ibashe kugira umwana w'Imana, kugira ngo ubashe nawe kuba icyari mu gishya, kugira ngo ubashe kwakira Imana mu mutima wawe. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, Mana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo iri jambo ryo gushaka Mwami, ubwoko bwawe twari tumaze kukuvaho, ubwoko bwawe twari tumaze kukwibagirwa, ndasenze Mwami Mana tukwirezeho ngo tubabarire rwose, wongere uzutubire mu mitima yacu, wongere ube mu mitima yacu, wongere uzutuyobore, wongere uzutwigishe, ubabarire Abanyarwanda, ubabarire abagore b'Abanyarwanda, ubabarire abagabo b'Abanyarwanda, ubabarire urubyiruko rw'Abanyarwanda n'abandi bo ku isi yose. Mwami, abumva Ikinyarwanda bose ndabasengeye, abumva izindi ndimi nabo bafite abandi bazabasengera, ariko Mwami sengera Abanyarwanda muri rusange, abakumenye n'abatarakumenye ubakomeze, uturinde kongera gukora ibyaha, uturinde gusubira inyuma, ahubwo ukomeze kuduha imbaraga zo gushaka byose. Mbisabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Sinarangiza rero bene data, nabahaye nomero yanjye kugira ngo uwankenera, cyangwa se washaka kungira inama, cyangwa se washaka no kumfasha nyine kunyunganira, cyangwa se niwashaka kuza nawe gutambutsa ikiganiro ku mwanya nk'uyu nguyu, ndumva ntarangiza nabahaye nomero yanjye ya MTN. Nomero yanjye ni 078 55 7 21 96. Bene data rero mukomeze mugire amahoro.